ariko sha niweho wagiye uragiye ngo bagiye kwikorera ahubwo barayigutumira ubwo niweho wamaye yarapfuye nagiye mpita nshyira muri telefone nsanga yarapfuye nkize no mu kijigo nsanga byose byarapfuye mwese nzatuza amafaranga yanjye rero naguha ubutanze ikibazo bagashika mwana mu gukora wowe ujana wundi ukubiye numvaga mwaherekana n'ubu muracyocora naguha nari ku bukwe nawe ugiye ku ruhande ingibyo hari karyoherwa muri kugirukana mwebwe nk'ababa uko muri gushashara habaye iki muri kera pasite uyu nguyu yambwiye ngo ngwize nyirika ndayimuha none yaragira ngo bagiye kuyigukorera ngo yarapfuye bamuture none baza bazigira ibyuma akana nakaba reka njyemba kirahabirese pasite bikavuga nubwo Bibiliya y'Imana nayibagiye ariko nabaharura mukumva Imana kandi kabuze reka mabwire uri kumubaza ni muri kandi bakandi baragupirana wamuretse niwe wayisanzuye mawe wowe wayimana ariko sha njya numva bambwira ngo uhetse kwigira umutekanisi asiya biburi kandi igusanga urashaka kuyishyura nayishyura ubizi ute se niba twayikwishyura dufite gahunda urumva ikibazo ufite ari iki mufite gahunda ukaba uri kubura n'ikirimo mufite gahunda ariko se kamubaza weho uraza ngo bibikadigura ngahe ushaka kuyigura habe igihe cya veni ufite aho ngaho nayigura nyereka igihugu nayitumije muri Amerika igihumbi kingana no kugera muri Amerika ngaho nyereka n'igipesi igihumbi ni menshi igipesi ngiye kugura kiracitse cyari kinini aha ngaha kuri teza wajya igipesi yura ko ibiteka bitusha